Coach Mashami, umukino waguzaga na Rayon Sport urangiye mutsinzwe igitego kimwe ku busa, reaction yihe nyuma y'umukino? Hano umukino ngira ngo twari dufite mu ntoki hafi 80% kuko urebye amaokaziyo menshi yari ku ruhande rwacu. Navuga ko mu by'ukuri Rayon Sport Bakame yakoze akazi katoroshye na mufelicita kuri match nziza yagize kuko yaduhaye akazi gakomeye. Match twari tuyifite bigaragara mu mukino batuzi ko cyane equipe nziza ya Rayon Sport iri mu bihe byiza, gusa twakoze ikosa rimwe ryo guhagara nabi dutsindwa igitego. Navuga ko nayo okaziyo igaragara Rayon Sport yabonye muri match, ariko equipe nkuru nyine yabonye okaziyo imwe ibyaza umusaruro niko byagenze. Gusa nanone ntago nakwishimira, hari ibyemezo byaje umusifuzi afata nabyo ntakwishimira. Sinjya nkunda kuvuga abasifuzi, ariko umupira tuba dukina n'umupira wo kugira ngo abantu bishime ku mpande zombi, umunabo umucamanza, ariko abantu bumva ko kudasifura neza ari ugutanga igitego cyangwa ari kureka oruje. Ariko hari avantage menshi cyane abantu baba batareba, ariko avantage agenda kwica buhoro bikarangira na match yose uyitakaje. Urebye amakosa akorewe kuri Samson, kuri Farouk, ba Pierre, inkokora zigaragara, penalty akorewe kuri Farouk agiye gutera umupira umuntu akamuhirika mukanya kona barayiteye, mu defenseur awukora urasohoka, ariko umusifuzi asifura ko abayikosa. Gusifura bitari byiza suko igitego kiba cyagiyemo, ariko hari avantage twinshi cyane umuntu ajashobora kukwima kandi by'ukuri twakavuyemo kuba wakwegaliza. Ariko nakundi turakomeza urugendo. Felicitation kuri Rayon Sport. Coach, ni match ya kabiri utsinzwe ku kibuga cyawe, utsinzwe n'ama equipe akuri imbere, biri gupfira. Umuntu yavuga ko batangiye kumenyera ikibuga cyawe cyane ko mbere yaho wari utaratsindwa umukino n'umwe kuri iki kibuga. Ibibazo by'abafana ntabwo ari ibibazo biri technique. Kumenyera ikibuga bisobanuye twagikiniragaho abantu bose bari muri Rayon Sport benshi bavuye mu ntara, nta muntu wavukiye mu mujyi. Abavuye mu mujyi ne bake ba Pierre Burundi babitesha mu ruga bimeze gute. Ibyo rero batari urwitwazo rukomeye cyane. Twatsinzwe twashobora kwatsindira kimwe nuko natwe twatsindiye kuri tapis synthetique. Numva rero na question y'ikibuga, waba uri mu rugo waba uri hanze. Iyo uri mu rugo ntago waguha amanota 4, iyo uri mu rugo na 3, iyo uri hanze na 3, iyo utsinzwe atataragenda nuko bigenda. Byapfiriye coach, byapfiriye ku ruhande rwawe, amahirwe menshi yagiye aboneka imbere y'izamu ni mwabasha kwinjiza. Byapfiriye ukurikije uko umukino haraho haje hagaragaramo guhuzagurika, wenda precipitation, gushaka gutsinda hakiri kare. Equipe nka Rayon Sport wumva umukinnyi aba yishimira kumva ko yatsinda equipe nka Rayon Sport, aba yumva ko ari ibintu bya hatari. Muri ko kugira igihunga rugasanga imipira turayibushije, concentration ibaye nkeya. Ariko nanone nko nabikubwiye, Bakame yagize match nziza, bitaza kuba Bakame ngira ngo hari ibitego byabazwe nka 2 net. Kubura Gwindo na Olivier ntacyo byahenduye kuri equipe? Ntabwo ari cyane kuko urabona equipe mu by'ukuri uko twatangiye niko turangije match mu by'ukuri nako turi hejuru, kwa twatsinze igitego ntacyo byari bitubwiye. Nanone nakwishimira performance y'abakinnyi bose muri rusange, umunyezamu ukiri mutoya, abasimbuye Abdallah Jihad nawe yabikoze neza, Farouk yabijemo neza, ndetse n'abandi bose. Performance yari nziza, nubwo dutsinze ariko performance yari nziza cyane. Hanyuma mwataka wa equipe gutsinze kugeza kuri ubu ngubu ari Rayon. Nukuvuga ko wenda hari ibyo wabaraga kuri Rayon Sport bikangana igitutu cy'abafana. Ni iki kuko nimwe mu makipe mu match ubundi ntabwo bikunda kukubaho ko watsindwa mu mukino ubanza no kwisubiza. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu mupira w'amaguru, ariko si ubwa mbere bibaye, nta nubwo ari ubwo bwa nyuma bibaye. Equipe gutsinda rimwe ikabutsinda n'ubwa kabiri, ni ibintu bisanzwe mu mupira w'amaguru. Kimwe nuko wenda natwe twabatsinda rimwe tukabatsinda n'ubwa kabiri, cyangwa se bagatsindwa n'undi rimwe n'ikindi gihe gutya. Ni ibintu bisanzwe kandi biri normal. Ibinyamakuru byabyutse byandika ko Mashami ashobora kujya kongereza umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi mushyashya Antoine Hey. Nibyo hari uwigeza kuganiriza cyangwa nibiho? Ntabyo nzi rwose, ntabyo nzi kuko n'ababyanditse nta muntu bigeze bakotinga. Urumva ko umuntu wese yiyandikira ibyo ashatse cyangwa se bitewe n'amakuru afite, ariko ikintu kidafite source, kidafite ikintu kigitangaza naho cyavuye n'uwakivuze, icyo bifata nk'ibihuha. Ariko biramutse bibayeho ko batubwiye ko umutoza mwiza n'umutoza w'umunyarwanda, biramutse bibayeho ritari kuba wenda wakorana muri Mudaya Corneille. Ngira ngo ndi umwe muri abo banyarwanda benshi ubwo bazatoranyamo, bazaganira n'ibikunda, nta kibazo kirimo.